Bakunzi bacu turabashuje muherereye mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, mukomeze kumererwa neza. Dukomeje no kwihanganisha abarwayi barwariye mu mpande zose z'igihugu cyacu ndetse n'ababuze ubufasha, Nyagasani abashoboze bikemuke. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'Umutesi Betty Channel ni yayindi Ami TV. Uyu munsi wa none rero nabahitiyemo kubagezaho inama 10 zafasha abakobwa n'abasore bubu kutishora mu mibonano mpuzabitsina mbere yo kurushinga. Muri iki gihe urubyiruko rufite ikibazo kandi kirukomereye cyo kwishora mu mibonano mpuzabitsina rutarageza igihe cyo gushaka, kandi bikabagiraho ingaruka. Rero inama ya mbere, wiha umusore mukundano wimuha icyuho cyo kugira ngo aguterete. Iyi ngingo ahanini ireba abakobwa. Niba mukundana si byiza na gato ko muganiriza ahantu mwiherereye mwenyine muri babiri. Mubiri urakururana. Rero wimuha icyuho. Cya kabiri, kwimenyereza ubusambanyi. Ku basore bakunda no kumva igihe cyose umukobwa bakundana aba yifuza ko baryamana. Ariko se nimuryamana ingaruka zizazaho nyuma uzazirengera. Ushaka kuryamana ukahakura inda, utahakura inda ukahakura sida, kuko hanze aha hari uburwayi bwinshi kandi bugiye butandukanye. Icya gatatu, ku bakobwa, ambara imyenda idashitura abasore. Ku bakobwa ni ugukomeza kujya wambara imyenda itakwerekana ibice, itakurura umusore kugushotora. Ingeso abakobwa rimwe na rimwe jya wambara umwenda kubera ko ukunze. Ujya gusura uwo musore cyangwa se wirinde kujya ahantu muri babiri mwenyine cyangwa se kwambara uwo mwenda umukurura. Icya kane, irinde filime z'urukozasoni. Iki kireba impande zombi. N'abakobwa nabo basigaye biherera bagateraho akajisho kuri ubu bwoko bwa filime. Filime za porunogarafi zikunda gutuma wumva umerewe nabi cyane. Rero abana b'abakobwa n'abahungu mubyitondere, kuko nabyo byabashora mu kwishora mu busambanyi. Icya gatanu, gira intego y'icyerekezo ku buzima bwawe. Kutagira intego nabyo si byiza. Ihe intego ko uzakora imibonano mpuzabitsina wageze mu rwawe cyangwa se mu gihe runaka, cyangwa se wararangije ufite ibyawe. Nuramuka urwaye izo ndwara uzabasha kwivuza, nuramuka utwaye iyo nda uzabasha kurera uwo mwana utaruhije ababyeyi bawe. Icya gatandatu, irinde ibisindisha. Ibiyobyabwenge nabyo biri mu mpamvu zituma urubyiruko rwishora mu ngeso zo gukora imibonano mpuzabitsina imburagihe. Byirinde urengere ahazaza hawe heza. Icya karindwi, wisiga isi ngo urirukanyira iterambere. Iterambere risigaye rizana byinshi byiza ariko biherekejwe n'ibibi. Uko iterambere riza ni nako byerekana ko imibonano mpuzabitsina ku rubyiruko ari ikintu gisanzwe kandi ko buri wese akwiye kuyikora. Irinde kujyana n'iterambere nk'iri, ahubwo ukurikize amarangamutima yawe. Amarangamutima buriya ni meza. Niba ubona ugiye gukora ikintu kitari cyiza umutima ukadundadunda, mugani wa ba bantuza, kireke rero, kireke, kuko ubwo umutima wawe uri kukuburira. Ugira inama. Icya munani, irinde bagenzi bawe bafite imico mibi. Niba bagenzi bawe wita inshuti bagushishikariza bakanakwereka ibyiza biri mu mibonano mpuzabitsina, birinde ushaka abandi bakujyana heza. Inshuti mbi ishobora kuguta ahantu utazapfa wikuye. Ni byiza. Mu bantu bose habamo abantu bose. Abo ngabo bashaka rero kukujyana ngo dore ngo uri umuturage, ngo reba ibintu wambaye, ngo se ngo waje tukajyana, ngo uzahora ugendera ku mategeko y'iwanyu. Nshuti yanjye, ibyo ntukabigendereho. Izo nshuti nk'izo ujye uzigendera kure. Ingendo y'undi iravuna, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihene mbi ntawizirikaho inziza iri. Icya cyenda,
Kunda gusenga. Gusenga ni byiza, gusenga iyo usenga n'Imana iragufasha ikagushyigikira, waba ugiye kujya mu bibi, umutima nama wawe n'umwami ukorera akakubuza kubijyamo. Gusenga kenshi birafasha. Niba uri wa muntu ukunda kujya no kwitabira amasengesho mu idini iryo ari ryo ryose, bizagufasha kwirinda ingeso z'ubusambanyi. Igihe ibishuko bigusatiriye, senga usabe imbaraga, Imana izakumva. Ubusambanyi buri mu byaha burindwi Imana yanga urunuka. Inyigisho icya cumi ari nacyo cya nyuma, gereranya ingaruka wahura nazo muri ibyo byishimo. Imibonano mpuzabitsina umuhungu cyangwa umukobwa akoze mbere y'uko ashinga urugo ashobora kuyivanamo ingaruka. Sida iri hanze aha iravuza ubuhuha. Gutwara inda cyangwa guterwa inda zitateganyijwe. Ziguhindura imbata y'ubusambanyi. Kwihakanwa baguteye inda, kugerekaho inda itari iyawe, ubwo ni ku mpande zose. Ingaruka zirimo ni nyinshi. Zirimo ni nyinshi zizakujyana mu cyobo kandi utazabasha kwikuramo. Kandi iyo wamaze kugezamo uhita wibuka inama zose wagiriwe, ugahita utekereza, utangira kwicuza kandi nta wakujyanyeyo, wowe wijyanyeyo. Rimwe na rimwe wanze kumvira inama zawe. Umunyarwanda niwe waciye umugani ngo umuhana ajyayo ntumuhana avayo. Ibyo byose rero ubyibuka ari uko byakubayeho. Rero ibyo nari nabateguriye uyu munsi nahangaha mbisoreje. Bakobwa, rubyiruko, basore, mureke gushuka abasista banyu. We muhungu uri gushuka umukobwa w'abandi, nawe mushiki wawe abandi bahungu baramushuka. Rero gerageza mbere yo gukora ikintu ujye ubanza utekereze inshuro 7. Ariko niba wirengeye ingaruka ibizakubaho byose kumva ko uzabyakira, byakire. Ariko ureke n'uwo mwana ugiye gushuka ubanze ubimubwire niba azabasha kubyakira. Niba atazabasha kubyakira uzabireke. Cyangwa mwese kuko iyo uteye inda nawe ese ubwo uwo mukobwa ubundi mugiye kuryamana uzi yararyamanye n'abahungu bangana iki? Indwara afite urazizi? Rero kwirinda biruta kwivuza. Ngewe nicyo nababwira. Ikiganiro nahangaha gisoreje. Bye bye.